ndahitamo kugenza gute kwiburanira n'ubundi dosiye niye arayumva. Yego bagenda babaza ati babaza barafinda uriburanira mu kurandaga aravuga dusubiriramo neza akoze yakoba ati ndiburanira dushyirire muri toye tushaka kumva muri toye gushyira muri toye kuko yavuze aho ngaho yabanje agira ngo atwo tu ndiburanira neza kwa kundi cyane avuga ati ndiburanira babaza n'abandi Patrick Mazimaka Karabo k'Imana ati ndiburanira ko nta munyamategeko yari afite abandi ubwo bagenda bagaragaza izo mpungenge undi nawe wari ukiri kurekarama umunyamategeko we ahita yinjira direct akiri kurekarama undi Pitbull oya mucoma we yaje nyuma Jafet umunyamategeko nawe ahita wa cameraman ubwo muri make bose bahita bitangira hasigara Didier alias Muchoma avuga atari kubwaho umunyamategeko azira aramufite nuko yakerewe nabonye n'umunyamategeko we ari umuntu ukoresha neza imbuga ukoresha izi mbuga cyane ajyaga ikigana afite ajya cisha kuri izi mbuga nuko rero ubwo rubanza ruratangira nta kindi umucamanza aha ijambo ubushinjacyaha bano bantu babiri umugabo n'umugore abagore babiri okay twagiye ubushinjacyaha buhita bufata ukuntu azamuka yafashe mashini gutya yifatiye mu biganza bibashinje neza gutya utangira gutekereza ati ku itariki cyangwa se turashinga ntabwo yatangiriye kuri ibyo yahise avuga ati dushingiye kuri izi ngingo bize ntabwo niganye nabo nibo bazize bashe nese nazumvise naringize ngo ni baba barafinda bi oya abanyamategeko ntabwo nazumvise neza nagira ngo ngingo ya mbanya nakora penalty ati turasaba ko urubanza rwabera mu muhezo mbere yo kuvuga ibyaha bashinzwe cyane rega inzego zigaragaza yego ntacyo mukuru urubanza rwabera mu muhezo mwese mu mumera mute batangira kujujura ba radio ama FM atangiye gukururana n'amasquat ati kandi mushinja cyavuga ko ari urubanza rurimo n'uburere mboneza bupfura iryo jambo naryumvise uburere mboneza bupfura kandi ko bishoboka ko n'urubanza rubere mu ruhame rwateza umutekano muke Yesu Kristo asiritsemo igisasu cyahita giturika ati turasaba ko rero urubanza rwabera mu muhezo muti turashize twe tuba duhizo sa abandi magambo yavuze yese afata ya mashini murakoze ariyicarira ubwo umucamanza abaza buri umwe atanavuga atajya barafina ati abuje gisiyo ati yego asaba ijambo yego ati nkuko ubushinjacyaha kwa kundi kwenye n'amageste byose ati ndifuza ko urubanza rwabera mu ruhame abanyarwanda abantu bose barwumva kuko ubutabera bwiza na demokarasi yose bamwita barafina sekiko babaza n'abandi undi wakurikiyeho aravuga ati ndumva njye nabiharira urukiko babaza Karabo k'Imana Patrick ati ndifuza ko rwabera mu ruhame kubera iki kugira ngo abantu iyo mpamvu ntiyayisobanura ntabwo yavuze impamvu babaza n'undi nati ndumva nanjye nabiharira urukiko bageze kuri witwa Muchoma J from USA ati rwose nyakubahwa perezida iburanisha ndasaba ko urubanza rwabera mu ruhame kubera ko n'ikimenyimenyi mfite abashyitsi baturutse muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye mu rukiko mu rubanza rwa barafina umuzungu n'undi mukobwa ati kuko mfite abashyitsi baturutse muri ambasade baje kumva iby'urubanza rwanjye ati ndasaba ko rwabera mu ruhame kugira ngo babashe kuba bamenya si umucamanza yafite umusemuzi n'umuntu kuko ngo ko bari babiri umucamanza sinumvise ijindi jambo yamubajije mwana baje kumva gusa simenya ari ukumva gusa abwo ati baje kumva nzi ko Muchoma asubiyemo avuga ko baje kumva ari uko baje kumva ariko mu makuru ahari nuko Muchoma yasabye ambasade ko yazaza kumusaba kuko ari umuki umunyamerika citizenship afite yego
ibyo bintu ndabizi mu makuru hari umunyamerika uri kuburanira hano umunyamerika uri kuburanira kuko mu makuru ntarara hano umva nyine arasa rimwe kabiri ahamaze banza bamaze kuntu imfubyi imbere mu makuru mfite nuko nta n'ubwene gihugu bw'u Rwanda agira yavukiyeyo umunyakongomani ariko yagiye USA aturutse muri Kenya. U Rwanda se ahura narwo gute? Ni umushyitsi mu Rwanda ni ntago mbizi ariko ni umushoramari avuga ko afite gusa mu Rwanda afitemo umugore ariko mu mategeko se mfata reka ngoye ko na leta zimwe afite iki oya dukomeze ngo yahise akurikizaho iki wamfashe nyine utumye ntabivuga oya wabivuze ubivuga aho kantu gashyireho mu Rwanda afite umugore na hari ahandi ntafitemo umugore twagiye ibyo bintu Dani ibyo bintu uzabibazwa twigendere warabasezeranyije abagore bose nabe arabemera ariko biri waburegeretse vuga ngo samushyiraho ngo biravugwa bivugwa n'ikiganodo niwo bivuze urakoze yego ubwo mucoma rero asaba gutyo umucamanza nta n'umunota wanashize n'abana tugenda ndagera nkubwira utuntu nta n'umunota washize umucamanza afata icyemezo ati kubwa ingingo zinizi urubanza rugomba kubera mu muhezo turasaba ko abantu bose batari abanyamategeko bicaye hano mu rukiko bose out na wa muzungu ati what's a fuck man bisatse arimo yegera gute ariko twese natwe duhita